Telefone ni igikoresho cy'ingenzi cyane mu buzima bwacu, cyifitemo ubushobozi bwo gukora byinshi abenshi muri twe tutajya dutekereza. Telefone itworohereza ubuzima mu buryo butangaje, nko kuba umuntu w'i Rusizi yavugana n'uw'i Nyagatare bagapanga gahunda zabo, bitabaye ngombwa ko umwe atega ngo ajye kureba undi. Ibyo ni ibintu tumaze kumenyera. Ariko hari byinshi telefone zacu ziteguye kudufasha mu kutworohereza ubuzima, abenshi muri twe tutajya tumenya. Hari uburyo wabyaza umusaruro telefone birenze guhamagara no kohereza ubutumwa gusa. Isi ya none idusaba gukora ibintu byinshi mu gihe gito, bikaba ngombwa ko hari ibyo ukora ubifatanije. Iyo udafite umurongo uhamye, usanga hari bimwe wakoze nabi, cyangwa se ukibagirwa no kubikora ukaba wicuza nyuma. Iterambere ry'ikoranabuhanga rigenda ryoroshya ubuzima, aho usanga ritanga ibisubizo kuri byinshi mu bibazo biri muri sosiyete. Kuri ubu, nka telefone ntikiri igikoresho cyo guhamagara no koherezanya ubutumwa gusa, ahubwo igoboka nyirayo akabasha kuzuza inshingano ze zindi zirenze umumaro zareberwagamo kuva hambere. Telefone zigezweho zisigaye zikoranye na porogaramu zishobora kuba igisubizo cya zimwe mu ngorane uhura nazo mu buzima bwa buri munsi. Ikoranabuhanga ndangamerekezo GPS nka Google Map ni kimwe mu ryirengagizwa na benshi, ariko rifite akamaro kanini. Nk'iyo ugiye ahantu runaka utazi, ushobora gufungura telefone yawe ukifashisha Google Map cyangwa se indi ndangamerekezo ureba aho ugana. Ubu mu Rwanda byaroroshye kuko imihanda myinshi yahawe nimero cyangwa ibyapa biyiranga. Ikoranabuhanga ry'iteganyagihe muri za telefoni naryo ntirikoreshwa na benshi, nyamara rigira akamaro kanini. Tekereza ukiva mu rugo, nyuma y'iminota 5 ugahita unyagirwa, bikica akazi kawe cyangwa indi gahunda wari ufite. Ni ingenzi kureba iteganyagihe ry'umunsi riteganya, kuko bifasha kumenya niba wakwitwaza umupira w'imbeho cyangwa umutaka. Ntibivunanye cyangwa ngo bitware igihe, kuko bisaba gusa gufungura telefone ukajya mu ishakiro ukareba iteganyagihe. Mu gihe kitarenze umunota umwe, ubona uko umunsi ushobora kuba umeze mu bijyanye n'ikirere. Hari abazi ko indangaminsi yo muri telefone ikoreshwa gusa mu kuranga iminsi, ariko siko biri, kuko ushobora kuyifashisha mu kwiyibutsa ibikorwa ufite mu gihe runaka, maze icyo gihe cyagera ikakumenyesha. Iki ni igisubizo kuri bamwe bakunda kwibagirwa cyangwa abagira gahunda nyinshi bigoye kuzizirikana zose. Bisaba gusa gushyiraho reminder, ugashyiraho itariki n'umunsi w'igikorwa n'igihe ushaka kuzakwibukiriza. Bikagufasha kwirinda gufata ibintu byose mu mutwe byatuma byinshi byibagirwa. Porogaramu zigufasha gutegura ibyo gukora ku munsi no gukurikirana niba wabikoze, nka Microsoft To-Do List n'izindi nkazo, ni ingenzi cyane kuko zigufasha gupanga gahunda zawe neza. Urugero, ushobora kuvuga ko ufite ibintu 10 ugomba gukora ku munsi. Ikizi porogaramu zikora ni ukukwibutsa ko isaha runaka hari icyo wavuze ko uhakora, ukemeza ko wagikoze cyangwa ugiye kugikora. Ubwo nyuma y'umunsi ziguha ikimeze nka raporo y'uko wagenze. Uretse kugufasha kumenya no kwibuka ibyo gukora, izi porogaramu ziguha n'umurongo udahinduka ku muntu ugira gahunda. Hari kandi porogaramu z'ingendo zishyirwa muri telefone zifasha abatwara ibinyabiziga gukoresha imihanda rusange, aho zituma bamenya ishobora kuba itarimo umuvundo bitewe n'aho batekereza. Zikanakwereka iminota ushobora kumara utwaye ukoresha umuhanda runaka. No ku bagenda n'amaguru, zibafasha kumenya ingano y'urugendo bakoze mu gihe runaka. Birumvikana ko kuri babandi baba bafite gahunda zihutirwa badashobora gutinzwa n'umuvuduko w'imodoka nyinshi. Telefoni yawe ishobora no kugufasha kugenzura imikoreshereze y'amafaranga yawe, aho hari za porogaramu zihuzwa na konti za banki ku buryo zishyira mu byiciro uko ukoresha amafaranga yawe, ku buryo ushobora kumenya byoroshye ibyo utakazamo amafaranga menshi, n'ibindi birimo no kugufasha gukora ingengo y'imari y'ikintu runaka. Akamaro ka telefone karagutse ku buryo hari aho ziba igisubizo ku ngorane zimwe na zimwe abantu bahura nazo. Mwakoze kuba mwakurikiranye iyi video.
kora subscribe kugira ngo ujye ubona izindi video nk'izi. Uri kuri channel ya Lightway naho nge wumva Ndishimwe Joseph, murakoze dusubira ubutaha.